inzozi zawe ni ikintu gikomeye. Benshi bararota ntibabiha agaciro, benshi bararota ntibabiha umwanya, benshi bararota bakumva ko ari ibintu biri aho gusa, ariko inzozi ni ikintu gikomeye ku buzima bwawe, kubera ko inzozi ziguhuza n'isi y'umwuka. Mu nzozi niho abarozi, niho abapfumu baza bakagusinyisha amasezerano. Mu nzozi niho hagenerwa ibizaba ku buzima bwawe. Hari inzozi rero urota ari ibitero bya Satani, ari ibitero bigamije kwangiza ubuzima bwawe. Nurota urya, icyo waba urya cyose, kurota urya ni igitero cya Satani. Icyo waba urya cyose, mbisubiremo, ntago umuntu agomba kurota arya. Icyo waba urya cyose ni igitero cya Satani. Kurota abantu bapfuye, umuntu urabizi neza ko yapfuye, ashobora kuba ari umubyeyi wawe, umuvandimwe wawe, cyangwa undi muntu wari we wese ukamurota. Ntago abapfuye babana n'abazima, niko Bibiliya ivuga. Menya ngo ni ibibazo by'ubupfumu biri ku buzima bwawe. Kurota ubuzima bwarangiye, nk'abantu benda ugasanga warangije kwiga, warangije na kaminuza, ariko uracyarota uri muri primaire. Wateye imbere, wubatse inzu nziza, umeze neza, ufite umuryango, ugatangira kurota ukiri iwanyu mu cyaro uri guhinga muri bwa buzu bw'iwanyu. Ukarota ubuzima bwarangiye bubi bwa kera. Uwo ni umwuka w'ubupfumu warusubiza nyuma, uri kwangiza ubuzima bwawe. Nuvuga ngo rero inzozi zawe ugomba kuzigenzura neza, kubera ko inzozi ni ikimenyetso simusiga ugomba kugenzura kugira ngo umenye ngo ubuzima bwawe buhagaze bute.